Bimwe mu bituma umugore atagera ku nzozi ze. Kutagera ku nzozi by'umugore. Nakubwira we mugore mugenzi wanjye aho uri hose nti uri uw'agaciro. Umugore ni uw'agaciro. Iyo udashobora gukomeza uri mu nzira waremeye gucamo, utabasha kugera kuri za nzozi, udatera intambwe uzegera, nturambika. Ahubwo hari ibibazo uba ugomba kwibaza cyangwa se ibyo uba ugomba gukosora ndetse no gushyira mu bikorwa kugira ngo ubashe gukomeza. Umugore wiyemeje kwinjira mu nzira yaremewe gucamo ni wa mugore ukwiye kuzasohoza inzozi yashyizwe ku mutima. Hari impamvu zitandukanye zituma adakomeza, akaba yarambika ndetse agatangira gushidikanya ku nzozi afite. Aha niho ahitamo gukora ibimworoheye, ibyihuse cyangwa ibyo abamuri iruhande abona bakora cyangwa bamubwirije gukora, bityo akagendera ku nzozi z'abandi, ubwo akabavuye muri ya nzira ye. Ibi bikazatuma ata igihe kinini ngo agaruke mu nzira, kuko iyo nzira azaba agiyemo ni iy'amahoro n'umunezero by'igihe gito, ubundi akibura. Niyo mpamvu wowe ufite iki kibazo, wowe watangiye gushidikanya, nawe wamaze gufata iyindi nzira, naguteguriye iki kiganiro gituma usubiza amaso inyuma ukareba igituma udatera intambwe, ugasubiza amaso inyuma ukareba ikintu cyatumye uca indi nzira, ku buryo ugaruka ku nzira ubutaha ukamenya ko ariho ufite imbaraga nke, ugafata ingamba nshya. Ndetse nawe uri mu nzira, iyi nyigisho, iki kiganiro kiragufasha usuzume ibi bintu ku buryo bitazakubera umutego ntubashe gukomeza. Iyi nyigisho yitwa kutagera ku nzozi by'umugore. Ikaze rero murisanga ku rubuga uri uw'agaciro. Ndambuye amaboko yombi, mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe naho muherereye ku isi. Nge ndi Yvette Ingabe, umwari ukubona nk'uw'agaciro kuko uhishwemo iby'agaciro. Kuri mwe bashya, uru rubuga ni urubuga rw'abiyemeje kwirenga mu buzima. Aha turatuje, twiha uburenganzira bwo guhumeka, turahumeka, turiga ndetse tukiha uburenganzira nanone bwo kuba abo turi bo. Duharaniye guhindura imitekerereze, ari byo bizahindura ingiro zacu, maze tugatera imbere, tukaba babandi barabagira imbere n'inyuma, bageze ku byiza bibafitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro. Ku rundi ruhande ntanga ibiganiro byerekeranye n'urushako, cyane cyane urushako rwangiza. Bimwe mu bituma utagera kuri za nzozi zawe, igice cya mbere. Iyi audio nabonye ari audio ndende kandi ishobora gufasha abantu benshi. Ndavuga nti sinakora audio ndende cyane, reka nyigabanyemo ibice bitandukanye. Igice cya mbere kigizwe n'ibintu bine. Ikintu cya mbere ngiye kuvuga hano, kirimo ibibazo 7 ugiye kwibaza. Nyuma y'ibyo bibazo 7 ndavuga nanone ku bintu 3, ahasigaye mpagarike. Indi video izasohoka icyumweru gitaha, tuzakomeza. Ibi ngiye kuvuga bigufashe kwisuzuma, maze ubashe gufata ingamba nshyashya. Icya mbere ni ukuba ukigendana ibikomere. Ibaza uti, ese birashoboka ko hari ibihe ngeramo bikananira kwigaragaza uko ndi, ngo mvuge oya aho ngomba kuvuga oya, nitaye kuko undi azambona? Ese ibi byaba ari umutego mpura nawo cyangwa nahuye nawo utuma ndakomeza, cyangwa utuma na inzira yanjye, inzozi zanjye nkajya kuzuza ibyifuzo by'abandi? Icya kabiri, ese birashoboka ko nkigendana ubwoba butuma nta
imbaraga iyo wa wundi tuziranye cyangwa wa wundi unkunda anyeretse ko asa nkaho atanzi anyirengagije. Iki kikaba ari ikibazo mpura nacyo cyane, kimbuza amahoro, simbashe kugira imbaraga zo gutera intambwe kuko imbaraga zanjye nzimarira muri ibi bikantesha umutwe. Icya gatatu, ese birashoboka ko bikingora mu buzima kuba njyenyine? Ko kuba ndi njyenyine bintera ubwoba, bimbuza amahoro, ntashobora kwifatira ibyemezo, kwihitiramo, mba numva ntuzuye. Nkaba ngomba kugira umuntu umbi ruhande ngo numve ntuje, shyigikiwe, mfite amahoro n'ibyishimo, ngo mbashe gukomeza izi nzozi zanjye cyangwa kuzigeraho. Icya kane, ese birashoboka ko kenshi na kenshi ntafata umwanya wo kumenya ibyifuzo byanjye ngo mbishyire imbere, ku buryo usanga nikoreye cyane ibibazo by'abandi? Ibi bigatuma ntigihe cyane mu gukemura ibibazo by'abandi ngo babashe kugubwa neza no kunshima. Nkanga gushyira ibyanjye imbere, bikaba ari umutego mpura nawe, sinkomeze inzira, singere ku nzozi zanjye. Icya gatanu, ese birashoboka ko iyo umuntu cyangwa ikintu gihinduye gahunda yanjye bintesha umutwe? Gutuza birangora, kubyakira ngo nkomeze birangora, ku buryo ndakomeza ncika intege, bikazafata igihe kinini mbitekerezaho ku buryo ndambika inzozi zanjye. Icya gatandatu, ese birashoboka ko kwakira kuba nakoze ikosa cyangwa nakoze umurimo sinunoze bikimviramo kumva mfite kwigaya ndetse n'umujinya, binanira kwiyakira, simbashe kunezezwa n'ibyo nabashije gukora? Uyu akaba ari umutego mpura nawo, igihe cyose mpuye nawo ugatuma nta umutwe, sinkomeze ngo ngere ku nzozi zanjye. Icya karindwi, ese birashoboka ko ntakiriye, aha kwakira ndi kuvuga ni accepte, ngo mbabarire ndetse naniyunge na ya nshuti yanjye, wa mubyeyi wanjye, wa mwana wanjye, ku buryo iyo duhuye nubwo nitwa ko namwakiriye, muri njye hazamukamo ubwoba, umujinya n'ibindi, nkaba nashobora kumwegera kandi nari nzi ko uyu mutwaro nawurambitse. Ibi byose bikaba bivuga ko niyakiriye, ntibabariye, niyunze nanjye bwite, nkaba nyifitiye ubwoba n'umujinya. Uyu akaba ari wo mutwaro untega, nkaba ntagera ku nzozi zanjye. Iyo dukoreye mu kwakira, kubabarira, kwiyunga, tuba dukorera mu rukundo. Mu rukundo niho hava imbaraga zo gukomeza ndetse no kugera ku byiza. Ubuzima ni urukundo, Uwiteka ni urukundo. Kutakira, kutababarira, kutiyunga n'ab'agaciro kuri twe bitumaramo imbaraga. Ibi bikubera umutego cyangwa bizakubera umutego utuma udatera intambwe cyangwa urambika inzozi zawe. Urugero rwiza cyane naguteguriye. Urashinja umugabo wawe iki n'iki ndetse ufite ubwoba ubu n'ubu. Nuzitonda ukamubaza icyo we agushinja, uzasanga agushinja ibyo wowe ushinja umubyeyi w'igitsina kimwe n'icya wa wundi ushinja. Kandi uzasanga mu bana wabyaye hari uzagushinja ibyo wowe ushinja so. Ni ukuvuga ko nanone urugero rubigusobanurira neza. Ni ukuvuga ko uracyagendana muri wowe ko so yakoze igikorwa cyatumye wumva ko yagutaye cyangwa watawe. Ahangaha ni rojete. Nuzabaza umugabo wawe icyo agushinja, azakubwira ibintu bitwikiriye cyangwa byumvikanisha ko watumye yumva asa nk'utawe. Ibyo kandi umwe mu bana bawe nawe azabigushinja. Ni ukuvuga ko wakoreye cyangwa ukorera umwana wawe ibintu bituma yumva umutaye. Muri make,
icyo ushinja so n'umugabo wawe nawe uragikora mu buryo wowe uba utatekereje. kandi nanone ubwo bwoba ufite ni nabwo bwoba uwo mwashakanye afite, ku buryo mwembi hari ibibazo muhuriyeho mugomba gukemura, hanyuma hakabaho kwakira, kubabarira, kwiyunga, hakaza urukundo, za mbaraga ukeneye zigufasha kugera ku nzozi zawe. Ibi ngibi iyo bitabaye, nubwo wenda nta kibazo ufite, ariko mu minsi iri imbere bizakubera ikibazo. Ariko nta kibazo, nanone iyi audio izabikwibutsa ku buryo uzabasha kwiyunga, kwikunda no gukunda. Ahangaha reka nsobanure gatoya. Kwakira mugenzi wawe ni ukumuha uburenganzira bwo kuba uwo ashaka kuba we, ariko ntumuhe uburenganzira bwo gukora ibyo yishakiye byose arenga ku mahame yawe. Agomba kugira umurongo ntarengwa, uwo murongo ntagomba kwinjiramo. Icya kabiri ni ukugira gahunda. Umugore ucigatiye inzozi z'Uwiteka agira gahunda. Uretse urubyaro n'uwo bashakanye, inzozi ze nazo ziza mu byangombwa cyane, ku buryo byazamuka byamanuka, buri munsi agomba gukora igikorwa kimuganisha kuri za nzozi ze, abishaka cyangwa atabishaka. Mu ntege nke afite agomba gukambakamba akagira icyo akora ku nzozi ze. Icya gatatu ni inshuti. Gushishoza mu bo mugendana, bakaba ari ba bantu bagukunda ukuri, bakungura, bagutera imbaraga, ba bandi muhuje bya bikorwa bikongerera ibyishimo ndetse biguha amahoro, na ba bandi bageze ku rwego wifuza kugeraho, barakungura. Aba uzabakuraho ubumenyi, uzabigiraho, bizakurinda guta igihe n'imbaraga nyinshi. Shishoza niba aba bantu ubafite, niba utabafite ubiyegereze. Kutabagira biba umutego mu buzima. Icya kane ni ubumenyi. Kuba waragize igihe inzozi zawe ugomba kuzishakira ubumenyi, icyo gihe ntugikoreshe, ugahitamo kugikoresha ibindi bitari ngombwa cyane, cyangwa ukabyirengagiza ukifuza kwihutisha urugendo kugira ngo ugere ku nzozi zawe vuba, kandi bidashoboka. Iyo umuntu afite inzozi zimusaba ubumenyi, agomba gushaka ubumenyi mu gihe nyacyo kiba cyarateganyijwe, ndetse akiyegereza ba bantu bafite ubumenyi akeneye ngo agere ku yindi ntera. Kuko mu nzira werekeza ku nzozi zawe, Uwiteka igihe cyose aguha umwanya wo gushaka ubumenyi. Ni wowe wo kubasha kubona ko wahawe uwo mwanya. Iyo utumva, akuvana iruhande rwa cya kintu kigutesha umwanya, cyangwa iruhande rwa wa muntu ugutesha umwanya. Birakubabaza iyo udafite amaso areba kure, uta umutwe ugata igihe ukurikira cya kintu cyangwa uwo muntu, kandi aba ari igihe Uwiteka abaguhaye, aguhagaritse gato ngo ushake ubumenyi, kuko azi neza ko inzozi yaguhaye zibukeneye. Nuzareba neza cyangwa ugasubiza amaso inyuma, uzasanga muri icyo gihe agushyira iruhande cyangwa en contact n'abantu bangombwa muri icyo gihe, bazagufasha kugera ku rundi rwego. Kandi muri icyo gihe atangira kugukundisha ndetse no kukunyuza mu maso, kukumvisha ibiganiro, kukwereka ibitabo, inyandiko bitandukanye n'ibyo mu gihe cyashize wakundaga. Akaba ari bwo buryo bwo kukuyobora, wumva ubikunze nubwo utabyitaho cyane. Iyo usobanukiwe iyi mikorere, umenya ko usunikirwa gushaka ubumenyi, kuko biba ari ibintu bikungura, bigomba kukugeza kuri za nzozi zawe, bigomba kugukuza, bigomba kuguhindura, kugira ngo izo nzozi nziza zizamurikwe n'umuntu nyawe uhwanye n'izo nzozi. Ngibyo ibyo nateguye uyu munsi byagufasha. Iki ni igice cya mbere. Igice cya kabiri nzakivugaho icyumweru gitaha.
musangize bagenzi banyu nabo babashe gutera intambwe mu buzima. Muri ab'agaciro mufite kandi ibibari ku mutima, nimutegwe murisanga, mwanyoreza ubutumwa kuri 00 31 65 75 28 477. Subiremo 00 31 65 75 28 477. kandi mwiha uburenganzira bwo kwandika umunsi uko mubona iki kiganiro, bifasha kubona ibiganiro mukeneye nkabasha kubitegura. Funguye amaboko yombi mbashe kubafata ikiganza, maze mweme mubashe kuba abo mugomba kubabo naho mu kiganiro gikurikira.